tugende shaka Kibihira nubwo ari igisazi turamucubya sinajya gwe Kibihira n'ubusazi bwe kandi uri igicu sinabivuze ngo niwize zana amakayi yanjye ndabyikemurira Kibihira oya nanjye ndaba umuyobozi bwira Yera kuturoso ye écoutez moi domwa ye je suis de comme Afrodotomwa good morning everything Kinyarwanda ibaze Kabutura yamenye igifaransa atakimenya se amashuri nize sha ugira ngo nayo ubusa amukiru agyure kagushinyika ibyo bihanga ku bantu Orusa ruri mu biki se waruhi nini ndetse nkiyigira byo nari ndimo kari njubiri unity ya kane ekombidomwa resuisova the easy diseases kwashiyo rukoro marago mazi shawuri gushinyika ibikiha nakubajije ngo uri gushinyika ibiki uri gushinyika ibi shati wowe mbaze akasasha nkubwo tuvugishije ukuri niyo yaba ari umwana utagira ubwenge niyo yaba ari umwana wiga garidiye yakwandika ibyo bintu koko tujye tuvugisha maze rero shaho nimba ndi kwiga nukanye korusa wantumbi yumenyera Kabutura sikakora nagukuramo nyababyeyi wagicucuwe umva Kabutu ndagira ngo nkumenyeshe ko ibi bintu ndi kwandika suko iwacu batureze Kabutu ijogonyore se nkwereke sha maze Kabutu utirata ngo nuko ndusha imbaraga nagukubitisha amasomo utijogonyora hako uretse kwiyemera ku bantu ngo mwarize narize sha nazani good morning ibisobanuye good morning ndagusete cyane pe niyo yaba ari umwana wo muri uza mutwiyemeraho ngo mwarize ngo ndagira ngo mumenyeshe ko niyo yaba ari umwana wo muri Garden good morning yagisobanura bivuge mu Kinyarwanda cyangwa mu Cyongereza nako mu Gifaransa nese nakikubaza mu Cyongereza ugisubiza mu cyo good morning bisobanura ki mu Kinyarwanda yaba ari umwana wo muri Garden ndagira ngo mumenyeshe good morning vokazihiye ninde wabiyobika good morning se si bisobanuye vokazihiye natibiga twariganye Kibihira none wifatiyemo nifatiyemo sha ndabona byarakaze abagore wagiye biki gihe wabire urashaka umugore buriya akakunya ku mutwe ariko ujya gushaka nari nakubwiye wa muntu wabyo nesa nawe kuguma ameze nk'ingarama nkawe sha ndagenda nzabanza nitonde buriya ibintu byo gushaka mubagurika ntago biriya bintu byari byo pe jya wibwira sha ntago zibiriya bintu byo gutikura uburyo biryoshye wahise ujyamo wumva uburyohe gutikura nibyo byanze nanjye nza kugerageza hakose ko naragura ibanga hirase noneho ni amakuru wamenyesha oda agira inkuru wabona niyo nkuru ubaye wicaye hano nk'abantu nayikubari kuramira akosha mwagiye mureka kwiyemera ko nabyongereza ngo voka igeze cye kihiye sha twarize turabizi ahubwo se mwana Kabutura nyine nanjye ubwo rero nubwo nitwa Mutinya Samu witwa Kabutura nge hari akantu k'ubwenge mbaza urakaza ariko ni warusha Kabutura buriya yarwanye intambara bohoza abana be maze ranga amahane yacyo bivuge vuga nyine nari bintu vuga ibyo n'umusazi yarasazagwa ku ijambo nawe gira icyo uvuga nyine reka nkubwire oya ntimugasuzugura abantu ngo umuntu nabavuga ngo muvuge ibyo muzi nyine ngo Gitifu agiye kuza kandi numvishe ngo agiye kuza kwishyuza mitiweli kandi abaturage binaha nawe urabazi ninjije
nta kuntu twagenda tukaza mbere yande ya gitifu aha zikoremo sha nari nabivuze nubwo uri ikigoryo ugira ubwenge ugera ukagira ubwenge ngakomeza nyine komeza umbwire nyine wowe ushatse kwigira umunyabwenge komeza ibintu narindi kuvuga ubwenge mfite ariko nubwo ari buke nyunganira wowe ariko ufite buke ariko wowe ubwo ufite urabyemeye ndabyemera ko ubwo ufite buri hasi y'ubwanjye ko kabutura rero nawe nta rutugu rukura ngo rusumbe ijosi tuza kandi abizi wigira umunyabwenge igihe cyose nyine rero ubwo gitifu agiye kwenda mitiweli tugomba kuza mbere ye tugatura abaturage tubabwira ko ari twe gitifu yego tuje gufata iki mituweli aha wumva neza cyane niturangiza baduha inote tugira ute twigendere gitifu nahagera nababaza mituweli turaba twabakenyeje kare bamusobanurire ko mituweli twagize iki twagishe kuramira nuko rero wa muntu we gitifu ngo yaje kudusura kare musizi inyuma ngaho wa muntu we aha gitifu usura abantu buri munsi numvise aganisha ku ngingo yo gutanga mituweli kandi ubwo wabona utaratanze mituweli nako ni ruswa yaje kwenda mituweli se waretse umugore agira mbaza y'ibiryo se mbone na ya mituweli uraho utaratanga mituweli ndenda kurwara ubwo umwana wawe naremba nzamuvurisha ibyo mu gisambu nibibaho sibishikaje cyokora ngo abakecuru b'iki gihe baragikemuye bariya ntibatwara ijana ariko ngo yaje buriya wabona aje kugira abantu inama ubwo yaje kureba mwebwe ingarama nese njye baraza kundeba nanjye umwe mwana nanjye umwe katufate ku kagori tuyabakuremo tumeze neza mu kagono wagiye ureka kwikubira ko wagira ngo uraga kuko wagiye ureka ubusambo mwa Ntago mbajya guteba ntago waba umuyobozi utariye kavunha tubura nkanga nibyo twagushije ku nkingo hajya bajya baririmba ngo bajya mituweli ishema ry'umuryango tayari mituweli ishema ry'umuryango mituweli turayabarya ndatwara bino bitabo byanjye koko baragira ngo ndigite ntabwo biza ariko ninjye urabitwara ese warize uzi gusoma se ndabizi nyine nta kibazo ubwo uri muremure baragira ngo nini niko ntabure turayarya shara hari abantu babuze amafaranga batari bakunda ingingo ni imwe ni mituweli biki se mituweli beti poimaje kubakenyeza ibyo bintu muvuga nibyo ibyo nyineze ntitura abayobozi kare kamwana mituweli mituweli nyine ninde wa kubutubuzi mwamishe hari uwagutubuzi ibyo gutubura muvanze mumbarize muvanze umvisha ari ndenda gutubura niko muri kuvuga ngo muri yo bitubuzi mwana unama tutwongoreye icyo twavugaga naho ubundi se mituweli mabere ya ninde wayivuye jewe mumbabarira we cyanda komanye jana kandi nazigiri abatobozi umuntu uzatwivangira muri biro ngo ikimwa iriya munyana yimbwa koko iriya nyana yimbwa yari zivangira abantu bibereye mu mishinga yabo umugambi ni wa wundi Imana ahubwo zikoremo haguruka twigendere mituweli tugende tujye kubatuburira ayashango gitifu araza gitifu we amusize inyuma hangaha yaje nukuri kw'Imana du ahubwo reka dutahe njyana ubwatsi ngabarire nka wabona gitifu akambye ngira inama gitifu buriya ahubwo se buriya waguherekeza tube tuganirira tugenda tuba tuganirira mu rugo gitifu rero buriya kibihira ni nka mudugudu arya ruswa gitifu nawe ruswa zawe ejo bundi yambuyemo bibiri
amafaranga yo yarabuze nawe arabizi wabona ashaka kutwaka amafaranga naramumenye arakabona umuheto nanjye nta n'iripfumuye nzongera kumuha weho kibihira buriya naramubonye wabonye inka yanjye sha kibihira ndabona waroroye yaroroye kaguze 400 wewe se nguze kuyavana naguze ko nashatse mu bakire wajya mu muryango wawe nuwo kwanuza wa mugabo magambo y'isi niyo mpamvu mbona wakungahaye ukaza kugura inka kuburiya nanjye shana nzamanze nitonde pe no kugura ipano ubu yibye Mutoni sibyo nakubwiraga ubu yagiye nibyo nibyo nanjye mbona nkubwira reka washatse nabi nk'ubu ngubu yagusigiye inkono ngo uteke koko asa wabyoreye ndagatera wiyicarire hari igihe buriya rero kibihira hari igihe ushaka mu bakire ukabimbwa kakabara ubwo bwose washatse mu bakire kamwitere nubwo bwose waje gushaka mu bakire ariko ndabona byaraje kwanga pe ibyo ushatse mu bakire nuko bakakunya ku mutwe oya niyo yanya ku mutwe yarampaye inka nta kibazo ariko inka niyo kwitondera ubwo yigeze iriya yawe wereka mubwira inama iki gihe ni ugushaka umuntu ufite ikimasa oya cyahu urangiye ngiye kugira nibone habaye umutwe nakiriye wa mu kajeni ipantaro nta yindi igura 40 mwiriwe abaha getifu wa hano ko arikano kwakirira abantu yego mukomera ariko komera nawe musore urashaka se sha umugore narashatse ngewe byagenze bite se kuri kuvuga nka utarangiza nka utashatse narashatse ariko wabyereye wambwaye ko bukene ko bwateye umugore yagwaye indaramabuno se byo numva abaturage banje bavuga gitifu byo wabyereye kuri gitifu by'abagore kutabizi ukonzura umugitifu w'umusore ibyo tubivemo narinje muri bya bindi bya mituweli sabwe mu nteko ejo mituweli bya mituweli nge nabyo nzi ariko urabimenye ni amahirwe kubimenye gute se ayo mahirwe anjeho gutera mwese abanyarwanda mwese mwemerewe kugura mituweli nta muntu wemerewe kwivuriza ubuntu mutugurira mituweli ubwishingizi bw'ubuzima wabona atarabyumva neza yarayishyuye insurance mu magambo mu ndimi z'amahanga ntabwo ujya ubyumva kuri radiyo ibyo njya mbyumva wishyura amafaranga make ukajya wivuza ahubwo se ari he mutwishyura amafaranga makeya tukajya twivuza ako gitifu ragano gitifu mutwishyura reka twagutoreye kuri batwishyurira amafaranga iyo ni ingingo none se kibira ufite abana bangahe ni umwana umwe abagore ni umwe muvuka muri bangahe 3 muri make wishyura ngahe muri mituweli nishyura ngahe ni 9,000 reka natwe ni ibintu biba bitujagajaga mu mutwe ntango tuba tubyumva we musore waje kuganira mba naje kwiganirira ubaje kubunzwa n'inda ibintu byenda njyewe ntabwo nkunda kurya buriya abagira ngo ntabwo buryo bagaburira n'abaturage biryoya bisangiye iyo bidasangiye se byaryoha iyo mwakennye reka bajye babashyira mwajya munyishyura mituweli nkanga nanjye kugura n'abaturage ejya ubafasha aba n'abashumba umuntu wese wagize ngo ubwo njye ndi nkaramakiramba afite imirimo myinshi kandi ubwo mutangiye kuzana ibya mituweli waba mbacitse rero mbe nije wigendewe nawe ujya kwiteza imbere ubwo buriya iby'urugo nanjye ntabwo ndabigera genda ujye gukuka amase wenda gerayo amahoro wabona ubonye agapfura burya se kugira ngo mituweli ni ingenzi ni ingenzi pe kuba tubayeho cyangwa twishyurira mituweli ni ingenzi njye narinzi ko harimo kwishyurira pe akareka leta igushyiriraho
50% nawe ukishakira andi 50. Nibyo ariko nibyo pe. amafaranga arabavamo. Ayewe niko inzira ntabwo ijya kwa Kibihira. Tugende shaka Kibihira nubwo ari igisazi turamucubya. Sinajyayo we Kibihira n'ubusazi bwe. Kandi uri igicu sinabivuze ngo niwize zana amakayi yanjye ndabyikemurira. Kibihira oya nanjye ndaba umuyobozi di nanjye ndaba gitifu. Ariko rero shaka Kibihira reka tureke kujyayo pe. Zana hano. Wowe uzajya kwa Kanyombye ejo bunini tujya ku ngaho nta kibazo reka tujye kwa Kibihira. Ariko Kibihira ni mushwana ntushyiremo. Natagushyiramo nitwaje. Kibihira usubite kubonoza azanya amapiki n'amashuka. Niruka nkusigeyo bakufata. Ubundi soye waje. Shofo no muheto cyo tujye. Ubwo tugende Kibihira turamucubya. Ariko rero ubwo ntazi gusoma akira wowe uze gusoma ubandike. Oya akira ndakubwira ibyo wandika. Kibihira yagutema. Ndavuga ko ari wowe gitifu wihimbiye ukaba gitifu. Gitifu wowe uri sosiyari. Sawa nari. Muraho kwa Kibihira. Mukomere. Kibihira. Kwa Kibihira muraho. Muraho neza. Mukomere nka data. Abasebo nabahe. Komera sha. Ubu umuntu bijya rutanga mituweli igiti. Ibintu nk'ibi se byigize ibituri wagize ngo muri gihe naratanga. Oya mwigire hepfo mwanjye turamwe ibiturage bibi gusa byananiwe no gutanga gitifu yica. Ariko se wantwaye gahoro. Asha mumuremure. Oya gitifu yica. Mwabaho mwari mwabona gitifu gendana amakayi. Muzanira isepusha. Mwari mwabona gitifu gendana amakayi. Gitifu gitira. Ndagira ngo mbamenyeshe ko Kibihira gututatanga mituwera imisi yo gutanga mituwera yamaye nka data. Gitifu se ahindutse ryarira. Ahindutse ate gitifu se? Ahindutse ate kandara? Ariko nawe warabise ni gitifu ra. Oyo ubwo gitifu ni wowe none. Kamusobanure buriya. Wese barakaye kagari gitifu. Hajya turi mu kagari ka tuyobora kagari Gitenga. Kagari kacu. Ariko kagari kacu n'akagari kanyu. Ndagira ngo mbamenyeshe ko rero. Ariko rero umva rero sosiyari ndi kubona kino gicucu gifite amagambo menshi. Ujya mituweli wowe. Cyo niyo kiri buyishyure turajya no kugifunga pe. Ateza ingaru mu baturage. Ahubwo se ibisa ni ibiki Kibihira wowe wiza n'amagambo menshi ntukajore mu bintu bya gitifu hari n'amadosiye ugasanga yaciye yanditse ibintu kubera nkatwe twize nkawe ndagira tutagiye mu magambo menshi Kibihira none se gitifu uragenza. Oya ibi ngibi manzu reka kubireba. Oya gitifu gira wambwiye kuri gitifu wajya wagatenga. Gatenga weri kugihe ariko nawe gabanya kavuyo ziba twasinagwaye ijambo gabanya kavuyo sha Kibihira nawe ziba ariko na Kibihira ndagira ngo mbamenyeshe ko musomere ndagira ngo mumenyeshe ko dosiye z'igihugu zuriye mituweli yageze ku bihumbi 100 bishoboka aho oya mugarukira mu kwezi gushize mituweli twazitangira gubu n'ubuntu twe baziduhera. Uri mu cyambere uri mu cyiciro cya kangahe? Abari mu cyambere rero utaravuga ijambo abari mu cyakabiri mu cyambere ni 100 simwubarizwa. Abari mu cyakabiri ni 200 tugendera ku mubare cyiciro kabiri gatatu. Abari mu cyiciro cya gatatu batanga 200. Bivuze ngo Kibihira ufite n'inka twajanisha kagari buzibye Kibihira wowe nureba nabi turagushyiramo n'amapingu ngo muyobora musomera Kibihira ibihumbi 100 ari mu cyambere nibirimba nakariya gakake turaza kugateza. Wowe bakwita nde? Gitifu Dani. Wowe suri gitifu kandi uyobora kae kagari. Ibyo kuza mudutekamo imitwe ngo ni gitifu ngo ni iki giti musomere nawe gitifu uyu wowe uyobora kae cyo kangahe? Ngiye nyobora kagari ka Rukindu cyose kandi Rukindu gasaha dutuye Rukindu gase saha dutuyera dutuye hagira umuyobozi wa karere dutuye hagira umuyobozi wa kano cyagaruka muretse koshe waje ariko rero wajyobora kagari ka Gatenga giti mubwira kabaye muri iki gihugu kagari ka Gatenga mubwira izinyana zimbwa kagari ka Gatenga kabaye izinyana zimbwa n'uyu nguyu uri kuvuga tuye mu Burundi shavuga ariko nazimbwa ziza gutubura hano uyu washutse n'ukuri
fata amakayi yawe fata amakayi fata ngo uyobora kagari uyafite ajya shangura igiti shakira gakora mufate shakira uyobora kagari natubabariye mwabatu nyamabariye uyobora kagari tubabariye ziri ipantaro kagari ka gitera kamuki iyi ni ipantaro abandi bambaye iyi ni ipantaro wajyana oya gitivu nkubwira ngo yise iyo utahaba koko baba bayatwaye ngo ya iyi ni ipantaro wajyana mu bantu mbese ubu wabwira washutse ese ko muhungana wabwira umuturage ngo mu cyiciro cya reba hamagara Celestin aze izinyegera muzijyane ku murenge reka mbabwize hamagara uri kumva hamagara Celestin izinyegera aze muzifate muzijyane ku murenge ariko rero bubafite Celestin uyu nguyu ni ukuri Celestin n'uyu